ubugiraho ikibazo ajye kubaza uwo Diane ndabiyamye atagira umuntu uza mu kwezi kwa 12 araza ariko man hari ibintu mbona bigahita bintangaza ubwo yaraje urumva araza aparika ruguru kuri station araza arangije urumva ansigira ibihumbi 10 arambwira ngo ejo azongera ngo najya kuri banki ngo azongera anyoherereza 10 umva ndategereza we ndategereza umva none mbonye agiye kurongora nabonye ifoto y'inkubitwa n'inkuba mana ndavuga ntariko mana abakristo b'iki gihe rwose barancanga nukuri kw'Imana nagiye kubona mbona kuri YouTube mbona ndamubonye niba yarihannye koko nkuko babivuga reka twumve ko yihannye uriya mugabo sibyo niba koko yarihannye uri kumva nagenda ashaka uriya mukobwa nizere ko ijwi rye yaryumvise abanza mwishyura uduhumbi tw'icumi niba yarihannye koko Pastor Mutesi yaramurambuye ikiganza nabanze njye gushaka uriya mukobwa abanza muhereza ibihumbi by'icumi baramubeshyera ko yagiye atishyuye ibihumbi 10 ibyo byaba ari nagasuzuguro kuko uwo mukobwa yanyensebuye abantu batanamuzi dushaka kumugarukaho Pastor Mutesi najye mu maboko y'Imana senge cyane kubera ahisemo ureba biriya byose yajyaga yirwaza ku macana karira none uba marira agiye kuyashaka yabure uwo muntu wawe wizaniye nubona mumaranye kabiri niba koko azi bigezweho yaragenze shana kwambiye Pastor Mutesi natamucungira hafi uyu mugabo ashobora kuzagenda agiye kwishyura agashaka no gusezera bwa nyuma agasanga kamera zateyeho umva yari kuza akavuga ibintu bya nyabyo akavuga ati nimba uriya mugabo yarakwambuye ngwino nkwishyurire birangira ariko mureke n'uwanjye akavuga biriya bikarangira ariko ibyo uvangaje kumusezerera waruje kumusezerera se ni wowe mwaryamanaga rero ahubwo nagiye kubona mbona asezeranye na Mutesi umva birantunguye urumva uko ngewe muzi twamenyaniye mu Gakinjiro agituko urumva yazaga nyine kundeba akampa amafaranga nanjye nkagira ibyo mukemurira namuhaye ku bintu aha wabyumvishije nimba ari umuntu w'inyangamugayo azanyishyura 10 ryanjye none uri kuryishyuza Mutesi Mutesi ni njye nta n'ikibi namuvugaho ikibi ntabwo namuvugaho ikibi kuko yarazaga nanjye kubera akazi nkora nkamuha serivisi nanjye akanyishyura yaje nk'inshuro zingahe yaje inshuro 3 kwa 12 k'uyu mwaka ushize kwa 12 kwashize Yesu we n'ejo bundi no kwaje kuri Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira turabashimiye cyane muraba agaciro kubana natwe n'ukuri kandi turabakunda cyane mwese mukora subscribe n'ukuri umunsi ku munsi turabashimiye cyane mwemeye kudukurikira kugira ngo mujye mubona ibiganiro tubagezaho amakuru agiye atandukanye ahanini tugenda turushaho kuganira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tuvuga ku makuru cyangwa se n'ibiri kugenda bigaragara kuri iyi mihanda niko ibintu bisiga bimeze ku Patrick umeze neza meze neza cyane Damo nishimiye kongera guhura nawe mu kiganiro yego ni byiza cyane kandi natwe turakwishimiye cyane ngo abantu bazumirwa ariko bazumirwa bazatangara ariko ujya guhimbira ndirimbo ngo abantu bazumirwa wari uri mu wihe mwuka Patrick cyangwa barayikwandikiye oya nijye wiyandikiye nari mu mwuka w'ifuhe nari ndimo ndabwira abantu nyine bavuga ngo ntituzatera imbere nuko bavugaga byinshi byo ntabwo ari byo binzanye ntabwo ari byo binzanye ariko watangaga isomo ko abantu bazumirwa ntibyabaye abantu baracyumirwa n'ubu bazakomeza kumirwa batarumirwa umeze neza ariko nawe ndashima Imana yego Patrick kenshi cyane dukunda kuganira rimwe na rimwe hari n'ibintu ubona kuri social media uri umuntu umaze igihe kinini
kuri iyi mihanda byageze ku rwego mu gihe cyashize ukajya ukora ibiganiro uvuga ngo am the king of YouTube niyo baraje kukweguza oya ahubwo ubu ndi umwami wa YouTube cyane ku rwego ruri hejuru uracyari king of YouTube kuko ngewe nige muntu uzana amakuru ya nyayo ahubwo benshi bakabifata nkaho ndi umukomediye ariko muri YouTube ni nge muntu utanga amakuru yizewe amakuru n'urwego rw'ubugenzacyaha rushobora gukora investigation rugasanga ibyo mvuga nibyo ahubwo ikibazo icyo nabaza abantu badukurikiye kuki mukinshidikanya kandi ngewe nigererayo ikibazo rero aho usanga haba harimo bya bintu M23 irimo irarwanya ihashya abakirimo ivangura kubona umuntu ibara ry'uruka avuga uri ibintu avuga bose hari abantu bagutesha agaciro bakurikije hari umuntu ushaka kumbona gutya akambona nyine nk'akantu karaho kavuga ibintu bidasobanutse nyine akabyitwaza ntiyumve yuko karabo ubwonko bwe buri furu bukora neza ubwonko ntabwo bugendera ku ruhu ubwonko bwanjye bumeze neza cyane ariko bicike n'ubisigaranye rwose ibyo ni ibimureba icyo ngira ngo mbwira abantu ntago nje ubusa nje nkokora zireba imbere urumva abantu ni musharinga iki kiganiro mwicare mutuze mwunguke ubumenyi mwicare mwunguke ubumenyi gutanga isomo aha ngaha bazana ikintu bita ikiboneza mvugo bazana ikintu bita isomo kandi mbazana ikintu bita ukuri nyako kuri kwa nyako pana ya macano bita ukuri nyako kandi nta nyuma y'igihe kirekire maze igihe nkora ubucukumbuzi utavuga abantu baza ku mihanda bakiyasagura ati ibi nibi Patrick ugaceceka kandi bireba muri king of YouTube buriya mba mbireba yego ni inkuru nyinshi ziri kuri social media hari hashize igihe kinini hari kuvuga ibintu by'igoma byo muri M23 tubona aba Pastor Claude bari kujyayo baga amasase gakubi reka ko kantu mbanze nkahereho tutarajya mu byatuzanye bira bintu by'igoma ndagira ngo nisabire abayobozi ba leta y'u Rwanda bayobozi dukunda mudufashe abanyamakuru bataraba influencer cyangwa se badafite ikarita bataraba umwuga mu bakumire kujya bajya ahantu hari ibintu by'intambara nka ziriye uri kumva kuko uzi impamvu bino bintu hari abantu bashobora kubijyamo bakagenda bakanatanga amakuru apfuye ataraya nyayo uri kumva nk'ubu nagiye mbona abantu bari hariya bahagaze hariya ku mupaka w'u Rwanda na Kongo baba social media influencer bakavuga ngo FDLR ngo yinjiye mu Rwanda ngo yateye itese yanyuze he nibisasu bagiye batera antimisile z'u Rwanda zabizimirizaga mu kirere ngo binjiye batese rero bino bintu abanyamakuru bano ba social media influencer mujye mumenya aho mutari inkuru mujye mumenya naho mudatari inkuru mwigeze mubona njyayo ntabwo wagiye ariko abari bashoboye Claude se niyagiyeyo kandi yarashoboye hese yatugejejeho inkuru iyi hese yabahaye bira byo kuvuga ngo we hari igisasu ni cyari kimwogosha umusatsi biriya mujye mumenya aho gutari inkuru naho kudatari inkuru oya hari ariko uri kumva ariko bagomba kujya ahantu hose oya ibijyanye ahari hose bakwiye kugenda ariko ibijyanye n'intambara ni ibintu buri muntu wese adapfa kujyayo uzuko ariko buriya hari abanyamakuru baba bafite amakarita baba batemerewe kuraswa mu ntambara niyo yaba atambagira cyane ariko nka bariya se baba social media influencer ninde wamenya ngo akora iki cy'amakuru ngo nkorera ngo ikaze ikingo TV yihese yanditse iba kuri YouTube kari uguteza ibibazo igihugu gusa iba kuri YouTube oya se kandi wibatesha agaciro ndakubwiye ngo agaciro ndakabatesha yavuze ati mwe mwavutse muzi ko muzamanya hari umwana uvuka ku mukondo handitse ngo ariko barabiharaniye bafata nayo makarita nge ntago Claude nishiti yanjye sinje kumwibasira ariko n'abandi bantu baba social media influencer ntago hari ariho bapfa kwiruka hari ntago ariho batara amakuru nshiti yanjye hari hatarwa amakuru n'ibinyamakuru bitangazamakuru by'ibinyamwuga bikorerwaho n'abanyamakuru b'abanyamwuga yes dukomeze twikomereze niho nari nkomojeho ko ari byo bimaze iminsi bivugwa tujya gutya tubona hadutse indi nkuru kenshi iyo twikorera ibiganiro gutya dukora ibiganiro ku nkuru zigezweho ku nkuru zuri trend kuko ibindi se abantu ko
sinzi niba batakibireba niba abantu batagishaka kwiga cyangwa kubana twikora ibiganiro ku nkuru z'i trend ubusesenguzi ariko ni na byiza cyane tujya kwibonera gutya tubona amafoto agiye hanze y'umuntu witwa Pastor Mutesi. Ni umuntu turamwita umu influencer, turamwita nyisigaye nyoberwa gukwa. Ni umu influencer, ni mu YouTube, ni umunyamakuru. Uriya ni umu influencer, umunyamakuru ufite ikarita. Aba umunyamakuru n'ufite ikarita. Niyo yaba atafite ikarita ariko se we iyo umureba ibyo avuga uko yitwara ubona ari umunyamakuru. Uriya ni umu social media influencers. Umu social media influencer nkatwe twese. Ahubwo ngewe ahubwo ni nanjye waba umunyamakuru. Piwa wuzuye. Uzi ko ngewe buriya mba mfite amakuru ari document metallic. Benshi baba badafite. Yukuri atari bihuha. Utayatanga. N'ubu ngubu harayunzanye. Yukuri. Ubu ndaje nyavuge bamwe ngo nkwe. Ibyo ni birabareba. Sindyi iwanyu, sintayi iwanyu. Igihari ni kimwe. Nimujya mubona mufite ibintu barimo barabavugaho. Mugiye nanjye mwemera kujyana nanjye mu biganiro nkuko M23 ibirimo bisaba Kongo. Mujyane nanjye mu biganiro kugira ngo ibyanyu nazajya mbivuga. Kuko ushaka indonke se uri gutaka. Ntabwo ari indonke. Baragushyira amapingu ushaka indonke. Ntabwo ari indonke. Iyo abantu bazi ko hari ikintu bateganya gukora. Babizi yuko ngewe ndi umuntu utabika ibanga. Mu rwego rw'inyungu z'ababakurikira, mu rwego rw'inyungu zo kugira ngo tugaragaze aba bantu ni bantu ki tubamenye. Sinjya mishibanga ibikomeza hanzika ndaje nkwereke. Pati kuri kuntera ubwo wakwanzise yego tubona bigenze gutyo. Inkuru ziba zibaye nyinshi, benshi batangira gutera amabuye. Hari hamashize igihe kitari kinini Pastor Mutesi agaragaje ko nibishaka umuntu Theogene ari umuhanuzi we, kandi ahanura ko Theogene nibishaka uyu Pastor Mutesi azashaka umugabo ufite uruhara w'umunyakanada. Ati kandi niba bitagenda gutya urugo rwawe nta ruhare. Comment zitangira kuba comment, ibintu byinshi bitangira kuba byinshi. Sinshaka no gutinda cyane. Tuba tubonye undi mugore hashize agahe gato araje aravuga uti Pastor Mutesi untwariye umugabo. Ziya ni inkuru wabonye gute? Ni inkuru wakiriye gute uyu mugabo? Urakoze. Yego. Icyo ngiye kumara abantu nuko bamara ikintu bita amatsiko. Yewe ndavuga, narababwiye ngo ndavuga. Hagacu wambaye. Uri kumva? Yego. Reka duhere ku ntangiriro. Ibyo uwo nibishaka ibyo mwarabibonye yaje kugira n'igihe asaba imbabazi. We hari igihe yavugaga wenda akoreshejwe n'amarangamutima ye bwite kuko wanabonye ko byarangiye nyuma agiranye amakimbirane na Pastor Mutesi. Warabibonye? Narabibonye. Ubwo rero kucyerekeranye n'ibyo Pastor Mutesi yatangaje biriya by'ibiki n'ibiki, ubwo byose tugiye kubivimuzi akantu ku kandi musharinga ikiganiro from 0 to 0. Amakuru naje kuyacukumbura. Amakuru naje kuyakura. Biriya bintu ngo bitangira cyo guteretana se byo gushaka guhita bategura mariage bya Pastor Mutesi. Ubundi Pastor Mutesi biriya bintu yabitangiye ari agatwiko. Kuri mbere kuri bariya barusagara. Kuri Rusagara. Babitangiye ari agatwiko. Noneho we yabikoraga nk'agatwiko, undi mugabo we abirimo. Hari undi bari guteretana. Reka da. Urumva we yashatse inkuru ya mutrendingisha. Umva bashaka ikintu gituma bahora bari trend. Kuri Rusagara. Imana imuhe iruko ridashira. Mutesi rero we ntabwo yarari mu rukundo rwa nyarwo. Ntabwo yakundaga byanyabyo. Igiye mu makuru mfite nuko Pastor Mutesi byinshi yabijyagamo as prank. Ariko abo bagabo bo ntibamenye ko ari mara bakina prank. Yabakinaga prank asa bimwe abantu bavuga ko yabashaka kubarya. Yes. Yes. Ibyo reka tubisimbuke. Ibyo wenda reka twe kubitaho umwanya. Ibyo byaranarangiye. Sinshaka gusubiza inyuma abantu. Tuze ahangaha. Buno bukwe ngo bujya kuba urabyibuka yuko Pastor Mutesi ubukwe bwe bugihagarara abantu baramwadukiriye baramuvuga. Baravuga bati utera umwaku, abandi bati ushobora kubura umushingwe, nimba abashingwe batera umwaku simbizi. Numvisha abantu benshi babivuga. Abo babivuga nabo nta gihamya cyabo gihari cyuko umuntu atera umwaku. Bavuze byinshi ngira ngo warabibonye. Pastor Mutesi rero bamushyize kuri pressure cyane. Bakimara kumushyira kuri pressure we yashatse uburyo yakwigobotora ya pressure. Ibyo ngibyo nabyo bikaza bikatwereka wa muntu umajije kuba addicted ku mbuga nkoranyambaga. Urumva we yaje kuri izi mbuga nkoranyambaga aza ari normal mu mutwe. Akimara kuhamara igihe rero imbuga nkoranyambaga zigeza aho zimutera ikintu bita
pressure addicted nayo ashaka guhora zigaragara yahise aba zamubereye ikiyobyabwenge abimbata imbuga nkoranyambaga noneho rero bamuvuga nabi agashaka guhora we avugwa neza niyo mpamvu no mu magambo menshi mwumva Pastor Mutesi akoresha buri munsi akoresha yataka ikiremwa muntu akoresha agira inama umuntu ariko akasundi umuntu nakugirira gutya ntuzamutindeho kuko abagusunikira kuri ibi birabijya gusa na bya bindi bose babireba yajya gakunda nawe yirwagamo twamubujije byo kwirirwa yataka abantu batakira mu ndirimbo Pastor Mutesi rero nawe yaje muri uwo migani n'amarenga yes Pastor Mutesi nawe n'uwo murongo yajemo ariko nge nubwo bira bintu yagendaga avuga ibintu ngo by'inyurabwenge benshi bakabishima buriya nge ndumwe mu bantu batigeze banabyemera kubera iki kuko biriya bintu byari byiganjemo umujinya byiganjemo kubiba urwango ibi byibiganjemo inzika uri kumva jewe hano murabizi sindya ruswa ubu ndaje mvuki zikamwe zitahanye Pastor Mutesi rero ikintu cyaje kubaho yashatse uburyo yakwigobotora iyo ngo y'uruvugo ahita ajya mu biganiro na wa muntu wari wamukiriyetingiye iki bya biboro byose mwabonaga kuri yaca no bavuga ku bya Rusagara undi aramubwira ati shaka undi mukunzi nutamubona umbwire mu gushakire ati we mushake kuko Pastor Mutesi yaramuhamagaye aramubwira ati abantu bamereye nabi ibi bintu wanjyanyemo uko bimeze gutya batangira gushaka kugira ngo tubazo mu gikari undi aramubwira ati tuza ngendaje nkwereka ukuntu tubikora ndaje nkwereka ukuntu ibintu tubigenza neza ati wowe reka nkugire inama ahubwo shaka umusheri cyangwa nimba utanamufite nge mugushakire Pastor Mutesi okay ati hari umaze igihe mbona nyiyandikishwaho n'ibiki n'ibiki ati reka rero mwaproachinge turebe ko byahura yego undi aramubwira atari ku byo bintu ntubikora ari ibyanyabyo ubikore nyine mu rwego rwo kugira ngo utwike ati ugize amahirwe akakwemera mukamwana abana mwabana ariko bikore by'agatwiko biriya bintu rero Pastor Mutesi yagiye mu rukundo n'uyu mugabo bagiye kubana ari agatwiko baje Pastor Mutesi aje mu gatwiko urumva n'uriya mugabo bagiye kubana ntekereza yuko Pastor Mutesi atazi neza iby'uriya mugabo sinje kwica ubukwe unyumve neza sindi uriya mugore waje kugira ibyo avuga yewe nje hano nk'umutaramakuru sinje hano wenda nk'umunyamakuru nje hano nk'umuntu utaramakuru nkanayatangaza ntabwo uje kwica ubukwe wapi je kuvuga ukuri Pastor Mutesi abizamo ibintu ari prank akimara kubizamo adetinga uriya mugabo bye mu makuru mfite nuko Pastor Mutesi ari nawe watangiye shotora cyane uriya mugabo mbere yuko uriya mugabo ajya mu rukundo watangiye kumuteka yes niyo makuru mfite ubwo nimba atari byo araza kutubwira bo bajya mu rukundo umugabo azikari mu byo byanyabyo babijyamo ariko Pastor Mutesi nta nubwo arazi wagwana yuriya mugabo ntabwo arazi nguriya mugabo bitebye kumva uriya mugabo nawe ngo n'umuntu wari wibereye iyo ngiyo yikorera utuntu twose yishakiye urumva mu makuru mfite nkuko ngo ari umuntu ku kintu bita igitsina ngo ni mubi cyane oya se kandi ushingiye ku magambo y'uriya mugore se wari uri hano va kuri ibyo ariko jewe nakubwiye ngo jewe uyonje ahantu nza mfite ikintu bita ubwino turi kumva dukubita ubwino ariko ubwino rero mfite niki baba bitangiye ari prank mfite byinshi nashaka gushyira hanze niba bashaka kugira ngo ibi bintu tubikarume tubishyire mu murongo banshake tuganire mbere ku murongo batwaramo ibi bintu ariko nibakomeza kuza berekana yuko ari innocent ntabwo biri buze kuvamo kuko anabonye ko Pastor Mutesi ari ikiganiro yakoranye na wa munyamakuru ejo bundi ugikunda kubaza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akamubaza ibibazo bitari sawa Chitase wo nguwo ukeneye kuyiga cyane kitamukoresheje ikiganiro noneho umuntu witwa Pastor Mutesi aravuga ngo uriya mugore ngo himba avuga ngo yaryamanye ngo n'uriya mugabo ngo azaze ngambwira ngo ikintu ashaka ngo ikintu gituma bivuga ngo azaze nganyure mu gikari ngo tubikemure niba ari ideni yamutwaye ngo niba ari ideni ngo yagutwaye ngo uzaze nikwishyure ngo kandi ngo ndagira ngo mutangarize yuko ngo uyu munsi ngo uriya mugabo ngo n'umugabo wanjye niba ataragusezeye mugusezereyeho warabibonye narabibonye abivuga mu bantu batazi gukoresha icyo bita body language batazi kumenya ubusobanuro bwa body language cyangwa icyo umuntu ashatse kuvuga atavuze Pastor Mutesi yari yemeye kuri ya mugabo nawe hari utuntu mu gikari yakoze tutari twiza yari yarangije kubyemera yaramaze gukonfirima uyu mugabo yaramaze kubikonfirima ahubwo abantu ntibamenye ikintu ashatse kuvuga ahubwo na Pastor Mutesi yashobora kuba nawe yaratunguwe
kuko urumva Pastor Mutesi yaje mu gatwiko aragakora agatwiko biremera abantu batangira kumuvuga neza ashiduka yise yemera ikintu bita mariage yemeye iba atari yamenya ibyuriya mugabo uri kumva uriya mugabo rero tubwire Murindwa Ferdinand bamwe bari kuvuga ngo afite amaetaje abandi te nta kintu ntago ngiye naje kureba ni by'amaetaje ninza gusesengura ujye umbabarira bwana munyamakuru ukanzanira ibintu byo kuvuga ngo amaetaje sibyo ubu ntago uri mu mitungo ntago uri kuvuga ibijyanye n'imitungo ntago oya iyo ushatse kuvuga imitungo ubugira ngo umfate ku munwa kugira ngo ntasa kuvuga ngo ni umukiri ntago ndeka kuvuga umuntu ngo aratunze njugu yangu oya ibyo kuvuga ngo gutunga nibye afite abatunze mu batunze sindimo sibyo icyo nge naje kuvuga ni ubwino buhari kandi bufitiwe ibihamya ngo uriya mugabo rero mu gihe hari cyo hari ukuntu ngo yinyensaburaga cyane ku bakobwa batandukanye noneho n'ikimenyimenyi hari abakobwa bagiye bampamagara barambwira ati Karabo tukuzi nk'umuntu ugira ukuri bati dore ibimenyetso bigaragaza uriya mugabo Pastor Mutesi agiye gushaka ati ntago mu munsi ahubwo se ibintu muvuga birizewe ati dore n'ikimenyimenyi bakansunikira utuntu kuri WhatsApp nanjye nkadusunikira ahandi hantu nkatubika uri kumva none ibi ahantu byaje kunshangira na ahantu n'undi mukobwa tuzi nk'umukobwa bivugwa ariko nta proof mfite bivugwa ko uwo mukobwa yicuruza arindaye bivugwa ko yicuruza aho uwo mukobwa nawe yaje kumpamagara amubwino arambwira turiya mugabo Pastor Mutesi agiye gushaka wamubonye nakabaha umwanya ngo nitegereze ibyabo pe ntababeshye numvaga abantu bamamagara bambwira bati ibi niba abakobwa cyane cyane uwo mukobwa nawe azamo arambwira turiya mugabo ati aturiya mugabo ibintu aherutse kunkorera ataherutse kuza mu rugo akora akazi ifumbire atumuka aranaharara serious wiharabika abantu Patrick marabika ibiki ndakubwira ibintu wiharabika umuntu ndakubwira facts niba badiscussingaho bajye kureba uwo mukobwa bibasobanure neza uri kumva kuko uwo mukobwa namubwiye n'igihe urabizi ntabandi nari nabihanganiye ariko nshingiye ku makuru abantu bakumenyeho nshingiye ku bimateka wanditse atari meza izi nkuru zawe ndazikiranze kuko uriya mugabo ko ibyo uvuga byarabaye ntibyabaye ati byarabaye aranarara mu rugo yaraye se yaje inshuro zingahe ati we fata ko yahaje akanaparika hagana haruguru akaza mu rugo akarara yinyense ijoro ryose biri seri oya Patrick kuri kutubeshya twanaganiye genda haguruka mu kiganiro n'ikindi urahaguruka se akariho karavugwa wowe wicara nk'ukuri ureke ibyo kuvuga ngo urahaguruka se birakura amakuru ahari niko ibiriho biravugwa uyu mugabo noneho none se urahaguruka kugira ngo ibyo yakoze abantu bibagirwe se kandi byarabaye oya se Patrick ngo iki birahari mfite ibyo bifite fact umva nkubwire mwana njye nakubwiye ngo sinjya ntangaze none se ubunyobeye ko ndi mu gihugu kigendera ku mategeko mwana ngo ribi gukurikirana inkurikirana muri iki ntabwo mpari nge inkurikirana gute se ikurikirane wamaye amakuru y'ibihuha jewe kandi wowe kuyatanga wayamaye namubajije ni biremewe ko amakuru nyatangaza ati yego ibyo uvugwa ubihagazeho ati gembe hagazeho byarabaye ndabizi uri kumva komeza yambwiye yuko yamwishyuye kuri telefone se ni duguhe fact mbumvisha ukuri se twumvisha ukuri ndamumvisha amajwi makeya uyu niwe natoranyije wageze ibyo utoranye twese ibintu byose wabishyira kuri kamera mwana nawe ureba ibitagizemo ibyaha ariko wowe ugira ngo ntago nzi ubwenge uretse wumve hano egereza kuri na mikoro kuri mikoro ni hano ndebera nka kiriya kigabo kigiye kubana na Pastor Mutesi uriya mani yajyaga ndongora urumva noneho rimwe nko mu kwezi kwa 12 ejo bundi kwezi gushize mu kwezi kwa 12 araza ariko man hari ibintu mbona bigahita bintangaza ubwo yaraje urumva araza aparika ruguru kuri sitasiyo araza arangije ansigira 10,000
arambwira ngo ejo azongera ngo najya kuri banki ngo azongera anyoherereze 10. Umva ndategereza we, ndategereza. Yasize anambuye. Umva. Hagiye kugira. Nabonye ifoto y'inkubitwa n'inkuba, mana ndavuga ntariko mana. Abakristo b'iki gihe rwose barancanga. Nuko Imana nagiye kubona mbona kuri YouTube mbona ndamubonye. Kunda futi. Ibintu rero. Naramubonye ndaseka. Nararanye ku buriri ariko aranyishyura. Ariko nubwo yansigayemo 10 najyane. Reka rero mubwire uyu mugabo. Kuko amakuru mfite n'abandi bakobwa nakoreka. Siza nambuye. Oya reka nkubwire. Uyu mukobwa namushake mu gikari. Niba yarihannye koko nkuko babivuga. Reka twumve ko yihannye. Uriya mugabo sibyo? Yarihannye. Niba koko yarihannye. Uri kumva? Nagenda ashaka uriya mukobwa. Nizere ko ijwi rye yaryumvise. Abanza mwishyura uduhumbi tw'10 niba yarihannye koko Pastor Mutesi yaramurambuye ikiganza kuko nta kuntu yajya gusezerana n'uriya mugore w'umupasiteri ataramugangahuye. Ndabeshya? Niko bimeze. Nabanze njye gushaka uriya mukobwa abanza muhereza ibihumbi by'10. Nabanze yishyure n'ideni ry'abandi. Yagiye ngatishyuye. Patrick noneho uranyishe neza. Aha ngaho urandanye. None se n'ijyo so muri sinumvise Diane. Abamuzi bamwumvise. Umuntu ni Diane. Abamuzi bamwumvise. Ibyo sinshaka kumugarukaho. None se nyine si bamwumvise. Ni we nyine. None Diane nawe mfite amajwi hano. Namufashe ndamubwira ni Dia. Ibi bintu uvuga uri mukuri ati yego. Mbitangaze ati yego. Nta kibazo ye. Ubugiraho ikibazo ajye kubaza uwo Diane. Ndabiyamye. Atagira umuntu uza kuma nkara kuki ibyo bintu babishyize hanze we mwebwe se mwebwe ko mwari muzi ko ndi umuntu ushyira hanze ibintu byinshi ntanga ukuri kuki mwe mutanshatse yagiye hanze kuri kumva ese koko ariko uriya mugore yaraje abantu bamugira umusazi oya uriya mugore nga akantu karanozwaga mu makuru mfite tureke wenda kumurimira hita karibiki byose akantu ko ngo barakanozaga n'uriya mugabo ibyo akantu akabariro baragateraga ivumbi rigatumuka ayo ni amakuru ya nyayo byanyabyo uriya mugore benshi bagize ngo wenda n'umuntu warwaye mu mutwe muri kubeshya uje kwica ubukwe hari ahantu narindi kuri ca nimwe nanga kubivuga neza byose bitewe n'umuntu nabonaga hafi aho ngaho ariko igihe hari cyo akantu barakakoze bituntu baradukoraga igihe kinini Pastor Mutesi ati ndamugusezereye amusezeye nkande se ni igitsina cyaramuhaye baya ntoye ko yamuhaye bayi gutya oya uriya mugabo ngazi no gukora akazi wasanga uriya mugore yarashaka ko uriya mugabo aza kumusezeraho numvishe ko Diana bivuze neza ati kasongoye asongoye bari nangahe ako Patrick ukivuga ko gikomeje kunyerera kiranyerezwa nande se bo bakinyereza bagiye bitwararika bakagenda neza umugabo we sinamuzi jewe sinamuzi ko amafoto ni wayabonye se sinshaka no kumumenya urumva ako Pastor Mutesi arirukansi ate arirukansi kintu numvaga ari n'umuntu ese uriya mugabo yagiye hanze mu gihugu cyo hanze aba mu Rwanda aba mu Rwanda sabo ba Diane bahuriye ese ngafite ibiki ngafite ama etage hagati ntayo nzi none se afite ama etage simumvishe ko yagiye yambuye none se man afite cyetse nimba yaramwe Pastor Mute wakoze checking ukareba nimba yarakweretse atarakweretse ibintu bitari ibye abantu baravuga ngo ntabwo ari ibye Bishop yavuga ati ngo nagenda nese waya uriya mugabo naze kumbuga twicarane mu kiganiro tubivuge baramubeshyera ko yagiye atishyuye 10,000 ibyo byaba ari nagasuzuguro kuko uwo mukobwa yanyensebuye abantu batanamuzi dushaka kumugarukaho ni umukobwa mu bigaragara ku isura mwiza pe kuko yagiye atamwishyuye amafaranga kandi amubwiye ko 10 azari mwoherereza agarutse uzi ibintu bigiye kuba se muri iki kibuga ari inkuru zigiye gucukumurwa mutari muzi n'ibintu bigiye kujya hanze abanywa konyage bagiye kugaragara abo twabashira igihe kinini batekeze ko amakuru yabo ntafite abinywera gasembuye nitwa ngo muri abapasteri babagore
mukanywa mukaba mupanga ibintu mutasengeye mukabana n'abantu muba mutazi iyo mubakuye aca munaenda kuona nese ushaka abanye n'uyu mugabo ataza aho amukuye adafite amakuru ya nyayo. Bamwe bati urukundo rw'amezi abiri ubundi abantu umuntu amezi abiri mugahita mupanga mariage uyu muntu ese barimo barishinga karabo k'Imana karinje wapanze wenda ubukwe maranye n'umukobwa ibyumweru bigera muri 2 nimba atari ukwezi je kwenda nabipangaga bitewe n'abakobwa benshi bagendaga bigiza nka nawe wenda bitewe n'uruhu bari bagifite ikintu kivangura bari yabo ubumuga Pastor Mutesi afite n'ubuye arirukanswa niki none uzi ikintu kiba cyamashi kuba buriya nta garuriro kuba bagiye mu mategeko fini termine buriya bagiye kurwanira n'ishyaka umwe ahisha amafuti yundi nibavuga bati uyu mugabo twamusanze aha naha avuga ati umugore aze avuga ati mundekere n'umugabo ariko n'uwanjye n'umuntu nyine uraho ariko n'uwanjye ni umunyamafuti ariko n'uwanjye nibavuga Pastor Mutesi nabi umugabo nawe ajya kuburana mahaha reka mbabwire uzi kuntu Bibiliya ivuga ngiye kubabwira ijambo ry'Imana ikintu cyose uzakora uri umushumba uri umuntu uragiye intama uzitegure nukora ikintu kibi uzabona ingaruka Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera ariko igihe kizagera bitwikure mbishyira imbere yawe urumva mu bigaragara rero ryari ni kimwe Pastor Mutesi najye mu maboko y'Imana senge cyane kubera ahisemo ureba biriya byose yajyaga yirwa aza kumaca n'akarira none uba marira agiye kuyashaka yabure kubera icyo yashaka ubagiye kuba ikinya kubera iki cece kigirayo ngiye nkuhaye nakore hatagira uvuga ngo nabateze iminsi oya tubwire umuhaye igihe kingana uti ntacyo muhaye ariko mubitegereze muzarebe muhanga amaso zikamera gusa mwe muzihanga amaso ugiye kunga mu ry'abandi utavuze ngo ngazamuta ndakubwiye muhanga amaso zikamera kugeza mureke tubanze tutana testing ubundi uyu mwaka uyu wonyine nabonye ibya Vitali twaramubwiye abantu baramubwiraga bateho yate ati jewe ati genda kaze umukobwa mufera naba ngaba batuze gato muzabona ibyabo harimo uri gufera undi rimwe mwese ariko se we ntiwatangiye kumva ibiri mu gikari ariko Pastor Mutesi ashobora kuba uyu muntu ntiyarakijijwe uzi ikintu kibuze kurokora reka nkubwire ikintu kibuze kurokora Pastor Mutesi niba gahunda yo mu buriri igenda neza sava baraza kugendera kuko wumvise ko uyu muntu bagiye kubana ari umuntu wirukankaga hirya no hino azi benshi azi gahunda zitandukanye uri kumva mu gihe hari rero ni kimwe Pastor Mutesi uwo muntu wawe wizaniye nubona mumaranye kabiri niba kuko azi bigezweho yaragenze nakwambiye nakwambiye nawe ndakubwiye ngo bye ubaye museze abantu bajya bavuga ngo umugabo ngo uzenguruka ewana kumufatisha biragoye none ikindi cya kabiri ngazi gahunda ya daje gahunda ngarayicuma amasaha akicuma akabona mwawuri pati baguhaye makuru nabo wagiyeyo nge nago njya mpfa kuvuga umuntu buriya njya mpfa buriya nujya wumva nagiye kure imiriro ku mbuga nkavuga jya umenya ngo umuntu karabavuze mujye mubanza mu mutekerezeho bamurigeho bamurebe neza sino kwa ngo nukumureba ibyo nini bibareba twe twitangiye amakuru ibizakurikiraho ni bibareba nta nubwo dushaka kubatanya twe turavuga ibihari kandi aho waciye warahaciye waraciye nyine aho waciye abantu bari ko yaciye ngo ntihacu urwango azajya uwo mugabo nimba kuko ibyo bavuga ari byo azajya asubira kureba aho yaciye kubera ko nta rwango ahubwo aho yaciye ruhaba cyangwa azagenda agiye kwishyura agiye kwishyura uzi ko ari byo ahubwo reka ariko bavuze ko Pastor Mutesi avuze ko bafitanye ikibazo agomba kumucaho inbox akamwishyura cyokora Pastor Mutesi natamucungira hafi uyu mugabo ashobora kuzagenda agiye kwishyura agashaka no gusezera bwa nyuma agasanga kamera zateyeho reka nkubwire bino bintu mu bicungire hafi nimubona keretse nibitwarika bakava imbere ya kamera nimubona ibi bintu hatavumbutsemo ikintu aka kantu nkubwiye uzagasubizemo nubona ibyo ibi bintu niba tikontorora ngo bava imbere y'amakamera cyangwa se bagira uburyo bigengesera nubona ubukwe bugiye kuba hatabaye skendo
simbizi nibakomeza gutya. uragaya Pastor Mutesi kuba yaraje kuri social media gusubiza abantu, gusubiza nk'uriya mugore wavuze biriya bintu akagira amagambo muvuga ahura mugaya. Ntago namugaya. Warabishimye? Oya. Ntago nabishima nubwo nabi kamera yazimye. Oya kamera iriho. Ntago nabishima nubwo nabigaya. Icyo nareba cyo ahubwo Pastor Mutesi yaje kuvuga iki? Kwaraje kuvuga ngo aje gusezerera uriya mukobwa, uriya mugore nako yaramusezereye, ni igitsina cy'uwo mugabo yaramuzaniye. Kuriya mugore bavuga ko barongonanaga n'uriya mugabo. Ntago numva uburyo yaraje kumusezera. Urumva yari kuza akavuga ibintu bya nyabyo. Akavuga ati nimba uriya mugabo yarakwambuye ngwino nkwishyurire birangira ariko mureke n'uwanjye. Akavuga biriya bikarangira. Ariko ibyo uvuga ngaje kumusezerera. Waruje kumusezerera se ni wowe mwaryamanaga. Uri umurezi biyene. Yaramusezeye nyine ngo bye. Gute se? Bahise intoki nizo yashakaga bigira gutya. Reka. Ntoki. Yashaka akasongo ye. Umugore yari yakaza avuga ati umugabo baramujyanye. Ngo yibukaga ururogobe. Kwiyumanganya bikamunanira. Ati umugabo wanjye. Nahame hamwe rero. Bawo Pastor Mutesi turamwifuriza amahirwe masa. Yego. Gusa nuriya mugabo we simuzi. Simuzi pe. Wa mugabo wa Pastor Mutesi we niwumva nkuvuga sinkuzi. Gusa makuru ye bayampaye. Nukenera ko ibintu umukuri ngwino duhure tuganire umukuri kwa nyako nzaze ngira abantu. Ni aba bakobwa barabeshye cyane babe kuko mfite n'ibindi byinshi hano. Nimutinda kumbwira. Kumbuga. Muze hano mumbwire. Wino n'uwo umugabo wa Pastor Mutesi naze tubiganire tujye mu biganiro ambwiza ukuri. Niba koko byaranabaye ambwira ati karabo rekereraho kuvuga inkuru. Ntiwongere kubitangaza byarabaye. Izo content zihagarare kuko ubugiye iyo naje mba naje. Karabwo ntabwo ushaka kugira ngo baguhe ceceka sha. Ceceka yiki? Reka. Ntago ari ceceka ariko rero urumva igihari ni kimwe. Buriya Pastor Mutesi ibintu byose abajya bishyira mu bwenge, ibintu byose azajya akora njye bishyira mu bwenge. Nibihakoresha ukabona ko nta bwenge. Nese nko kuza kutangaza ubukwe ku mbuga nkoranyambaga abizi yuko amaje gutandukana n'abagabo 5. Buriya si wa gatandatu. Wa mbere ngo yarapfuye. Ngo oyo wa mbere ngariho, no wa kabiri ngariho, ngo wa gatatu niwe wapfuye. Niwe wapfuye. Nose nimba ziko ibyo bintu byabaye akagaruka ku mbuga aje kubitangaza amplisi nka pasiteri. Ni igicaje kwigisha intama. Yari kubiceceka akabikora mu ibanga. Hako kuki abantu batakigira ibanga. Ibintu byose ni ukubitwara nk'abana. Niyo saje kumbuga kubigaragaza kugira bimari. Amutwerere mu muha amafaranga. Bandesi. Abakunzi. Uwashatse nta mafaranga afite ko nose nibo bavuga ko afite ama etage baje kwitwereza gute. Bira bintu ntabwo yarakwiye kuba yabizenye ku mbuga nkoranyambaga niba kabinjije. Yagakwiye kubiceceka. Usko bira ari we reka mbabwire. Ndagira ngo mbwire n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ntiruze kujya muri ibi bintu bya Mutesi. Mumbabarire ubwo iki kiganiro kandi ndabizi ko bacyumva. Bayobozi ba RIB Pastor Mutesi ngo yashatse inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu. Nese bayobozi uwo muntu ni guta abantu babura gusesengura uwo muntu bundi bagiye kubana. Reka kandi ndabizi RIB nayo impamvu mbanje kwisegura ndabizi ko ibi bintu itabijyamo. Ni nareke nyine bamuvuge nyine bamusesengure. Nibareke bamusesengure kuko niwe wihaye abantu. Kuko hari benshi bashaka kuvuga giye kuri potinga urandi potinga giye tugende nitujya kuburana ndagutsinda we umwe muri bo ntagira ujya kundega. Hagati ya Pastor Mutesi n'umugabo ndabatsinda kuko jewe ntabwo mfite gusesengura kuko ibintu byabaye nagashye hano mu Rwanda ubundi hemewe umugore umwe ngo divorce yemewe ariko n'abapasteri bagira ubuzima doctrine ubuzima bw'abapasteri uko babayeho. Windi ibyo byagakwiye gukorwa n'umukirisitu. Umupasteri abantu yambariye ubusa bane. Abantu yambariye ubusa. Bangahe? Oya. None se ubwo ko ibyo ari ibyagaragaye. Ubwo se wenda abo yagiye yisanyura ku ruhande, yitera ku ruhande. Nimba bahari. Ubwo urumva abantu batamucishemo ijisho.
abari kumutenga bafite shingiro bavuga Wigeze ati kumva izina ko- rya pasiteri barikureho ko na Korode ngo bigeze kugira ukuntu bateretana ariko Korode yaramwimye yarabitangaje ariko yamwimiye amajwi Mutesi yaravuze ati Korode yaransabye ariko Korode ubona umugore yapfa gutereta yamwemere bakicana yapfa kumugendana ibi nibyo Mutesi yatangaje ariko sha hari abantu nanze gutangaza amakuru yabo sha ariko mwagiye mungurira abantu mwigeze kujya i Musanze baba pasiteri umupasiteri n'umugore ajyanye n'umugore wa ariko sha nzabavuge abantu mwagiye gusambanira i Musanze buriya benshi mba mbabikiye amabanga mfite n'ibizibiti ibyo rero bamwe bajyanye n'abagore batari ababo kandi abo bagore bafite abagabo kandi abo bagabo ni inshuti zanjye ubu se mbivuze kari uko nta bakoze isoni yego Karabo ku ruhande rumwe Pastor Mutesi wende hari byinshi atarazi se koko ntabwo yarazi ko uyu mugabo afite undi mugore cyangwa se ajya no mu bandi bagore uriya bamwise indaya ariko wenda indaya irenze imwe noneho zibaye iba haje ya kabiri reka tuvuge ko haje ya kabiri none se reka nkubwire iya kabiri yego uzi wenda amajwi yandi ari inyuma y'abandi bakobwa biri icyo bishatse gusobanura babanye batari bamenyana ntabwo bari bigana ngo bamenyane ntabwo amuzi niba koko Pastor Mutesi yari azi uriya mugabo ko agira ko kagesa ko bakaba bagiye kubana Pastor Mutesi abaye yarabizi byaba bigaragaye nawe ko atari shyashya ibyo ni nkubwira urabyumva ndabyumva bibaye biri byo Pastor Mutesi akaba yarabanye n'uriya mugabo abizi neza ko uriya mugabo yanyuraga ku ruhande na Pastor Mutesi yaba atari shyashya aba yatarabizi yaba uko twiyereka kuri kamera bitandukanye nawe original nawe nyine mu marangamutima ye cyangwa se n'ibyo yemera n'ibyo akora aba yatarabizi aba atarabizi aho ntago twamukondana kandi icyo twavuga n'uwo mugabere gashobora kukwihana kuko agiye kubana n'umutambyi reka ibintu nabyo tubivuge gutyo wa mugabo we niba koko warihaniye nimba ibyo bintu warabigiyemo ukaba warihaniye bivemo bivuyemo ntuzongere kubisubira mutazasebye umupasiteri ese mugabo ubundi yari pasiteri we oya arasanzwe akora iki se ubundi akora iki avuga ko acuruza amavaze ngaho ari umuntu usanzwe acuruza amavaze bavuga ngo acuruza amavaze babanye yavuze cyo kora Pastor Mutesi yarahuritse yahuritse tese Pastor Mute ihangana yahuritse tese buriya Pastor Mutesi yaba ari jewe yomba nkiri umugore yomba nkiri umusore njye wari kumwirongorera kubera ndababaye ahagiye hose aho pfunze imitwe byose hose biranga icyamuhiriye ni amafaranga cyonyine yarayabonye ariko n'amafaranga yagiye kuyasangira asangira n'abantu badafatitse asangira n'ingetura abantu bara Pastor Mutesi ibiri akeneye kugirwa inama yahuritse atese uyu mugabo ntago umubonamo ubushobozi bwarabufite kandi n'abanshi bakubwira bati yarashoboye gahunda zose arakwakwanya gahunda arashoboye icyo mudusaba umbwira uwo mugabo we nagira inshingano nyine abarizwamo kandi azikore neza niba yajyaga mu tuntu two kunyura hirya no hino nabireke ko agiye kubana n'umugore uri seriye uri smart mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa abireke wabira bintu ko nta mugabo wabinyuzemo ngo ujye birekara biragoye ahubwo barabanje bipimisha ubwandu niho ugeze noneho oya none se nimba koko ibyo bavuga kuri uwo mugabo nimba yaragiye anyura hirya no hino ikintu kigendanye n'ubwandu baba barabashije kujya kukipimisha cyangwa imitezi dore ko hanateye ng'iyimbwa iyimbwa ngo ntigipfa gukira ngo inyura no mu gakingirizo Patri uri kubeshya ubwa oya nkubeshya iki babanze bajye kwisuzumisha ahubwo se buriya bagiyeyo ko Pastor Mutesi uburyo ubona ashaka kwemeza izi mbuga nkoranyambaga ushobora kuba baragiye mu murenge batarajya kwipimisha sida kazagiyeyo bakabona umwe agakoko karashinyitse mbabarire abandi yakwa koko nimugire ngo bari ikibazo hoya unyoye imiti neza ubuzima burakomeza kandi ushobora no kubana n'umuntu utamwanduza oya mugendera mumanukira hose hoya biba hose birashoboka hari gihe mwazishimana mukikubanaho ugasanga barakometse amaraso yinjiye mu yandi
ariko rwose uwapfuye yarihuse kabisa. Uwapfuye yarihuse. Hari benshi bari kuvuga ati Pastor Mutesi ibintu biri kuza ku mugabo wawe ati bishobora no gutuma habaho divorce abantu batarabana. Divorce se yabinoroshye. Divorce y'abantu batarabana ibiyoroshye iba yoroshye bahita ni pasupa bahita nyine nta n'ibyo gupasura bibaho byo kugabana. Oya inzu uwo byabayeho umuhanzi najyaga managing ejo bundi umukobwa yaragiye yishingira atashakana n'umuhungu bahita bajya mu murenge bakibana hatarashira n'icyumweru umukobwa atangiye kubona umuhungu nk'urumogi bahita batandukana. Ese kuba nk'urumogi byatumye akora divorce yamufasha se kurureka. Urego urumogi urumogi biterwa n'igihe umuntu arumariyeho. Hari umuntu urunywa rukamubaho imbata. Rero Pastor Mutesi igihe inama nabaha dusoza tugira cyambere genda ujye kwipimishanya n'uwo mugabo wawe. Nusanga afite ubwandu cyangwa nawe afite ubwandu umwe muri mware kundi muri make mbagira inama nimusanga ari ibibazo binarenze mucungane mwese mupererezanya amakuru hagati yanyu mwembi. Nimusanga harimo ibibazo ku mpande zombi cyangwa harimo umwe ufite ibibazo binarenze cyane cyane byiganje mu byaha umwe azibukire mukore divorce mutandukanye. Niyo nama nabaha. Nimusanga kandi ibyo bitari too much mukomeze mugende mu bandi ariko nimuzagira imyiryane. Pastor Mutesi utazasanga umugabo mwagiranye tubazo ngo utangire umubwire umucire mu migani mutangiye kurya ngo umuntu nagotoka uzamwiyorere wikomereze kuko burya azaba yituze. Umugabo numuzana witwo tuntu shaza kubirindura. Wasanga ashaka kuzajya mubwira mu migani nka yindi njya mbona abwira abantu kuri YouTube kuri status kuma status ntago bikora. Mu rugo ntago bikora. Mu rugo ntago umugabo mumuzana yizorenge ibyo bintu yakareka. Hari benshi muhanuzi wahanuye kuri urugo rwose bitazakunda pe. Ninde? Theogene. Theogene bura nta kintu kinene ngishaka kumuvugaho. Kubera oya hari abantu ngo bararenze urwuririro. Tugana no ku musozo nabura n'akazuba kabaye kenshi. Twisoreze n'ikiganiro cyacu abumva bumvise. Nizihe urumvise wenda ku ruhande rwawe ufite amakuru y'uru rugo hari n'ayo abakobwa baguhaye ni iki ubona byakunda kandi nawe uri kuvuga ati ibintu umugabo wabigiyemo abigoye ni iki Pastor Mutesi yazakora kugira ngo uyu mugabo atazamucika? Ntacyo yakora apereje akamenya amakuru ko ibyo bavuga ari byo. Nge namubwira guhita atandukana nawe hadateye kabiri. Niba koko yarageze kuri standard yo kugura indaya agasiga yambuye n'uwo muntu namugira inama Pastor Mutesi yo kubivamo. Kubera iki yo kubivamo? Ataramutse abivuyemo rero namubwira ngo yirengere bizaba byose ahame hamwe. Kandi abantu bajya bavuga babagira inama mugatera imigeni ngo bashaka kubicira ubukwe. Tiye tubagira inama mwisaze ngo turimo turabashuka ibyo nakazi kanyu. Akose ibintu Diane ntabwo yabeshye. Wahamagaye Diane. Muhamagare kuri kamera. Nona ntabwo nahita muhamagara. Wamuhamagaye ariko? Hawe mpamagaye. Diane sinshobora kumuhamagara. Kubera iki utamuhamagara? Ijwi rye yari kwa muhamagara. Hamagara Diane. Mubwate nge ndi live kuri kamera. Aya makuru atangaje wavuze ni ukuri ko uyu mugabo uramuzi. Yigeze aza kugura iwawe. Funda. Wa mugani. Katumahamagara biri live. Mugani ndi live. Uyu mugabo yaje kugura iwawe. Uracuruza abantu barabizi. Reka tumubaze. Shyiraho twumva. Diane wiriwe? Ihangane nkwamagaye ndi mu kiganiro live. Nari ndimo ndabwira abantu uburyo uriya mugabo ngo wa Pastor Mutesi buriya ngo hari ukuntu ngo abakobwa ngo abakobwa hari ukuntu bajyaga bamuvugisha n'ibiki nikorangire hano. Ubwo rero biriya bintu hari amajwi twatangaje niyo koko byanyabyo kuko abantu bakeneye kugira ngo bakubone ubabwire koko ubabwize ukuri utubwire bino bintu nimba ari byo. Yewe rero ahubwo nagiye kubona mbona asezeranye na Mutesi.
numva birantunguye mbona birantunguye urumva kuko ngewe muzi twamenyaniye mu Gakinjiro agituko urumva bazaga nyine kundeba akampa amafaranga nanjye nkagira ibyo mukemurira. Ibiki mukemurira Dia bivugisha ukuri? Ibyo mukemurira ntabwo ubyumva wowe. Nyine wewe bivuge kuko ibyo abantu bakemurana ni byinshi. Ushobora kuba waramuhaga amazi yo kunywa cyangwa waramuhaga ibiryo. Diane, abantu bashobora gutekereza ko uri mu bagambiriye kwica ubukwe bwe na Pastor Mutesi. Oya ntago ngambiriye kubwica. Kuko akazi nkora. Ntago umuntu yakira umuntu azingo aziranye na runaka. Yego. Yego. Iyo ngingo irumvikana. Wewe wamwakiriye utazi ko afitanye relationship na Pastor Mutesi. Mwakiriye nk'umukiriya wanjye sibyo? Amba n'amafaranga makeya ansigara amande. Umuha ku mugusiro. Namuhaye ku bintu. Aha. Wabyumvishije? Ese ufite nk'ikimenyetso kigaragaza ko uyu muntu muziranye? Ufite nk'ikimenyetso kimwe byibuze uvuga ati niyo byaba ngombwa wenda nari binayigaragariza ko uyu muntu tuziranye. Sadako rero uko telefone twavuganiraga bayimije. Muri MTN se niba birimo. Yego ndakumva. Nuko telefone bayimije. Ariko ngewe uriya mugabo ndamuzi. Yigeze kwishyura kuri telefone se byibuze umunsi umwe? Oya, arabaga afite amafaranga yo mu ntoki. Yaguhaye cash. Ariko ngo asize yambuye ako kantu ko kwambura ko nituze kukagenda. Ahubwo ngewe navuze ni nabanza ze umva navuze ni imbere ya byose abanza ze abanza guicumi ryawe ubundi bindi mujye mu biganiro nyuma. Icyo gihe yansigayemo 10. Ngiye nkomeza ntegereje yuko umuntu azayampa kuko yari umuntu usobanutse. Nkomeza gutegereza yuko wenda 10 ari buyanyoherereze byarangiye atayanyoherereje. Yigeze yamape. Ese Dia mu bigaragara ko abantu bagiye bavuga ngo ni umugabo ngo nguraho ngo ushakisha wewe wabonye ari umukire. Icyo gihe rero yakoraga mu Gakinjiro. Akora iki se? Yakoraga iki? Yakoraga mu Gakinjiro mu bintu byo mu Gakinjiro nyine. Umukozi mu Gakinjiro bakora. Ubwo ni amavazo bavuga. Bambwiraga ko akora mu Gakinjiro. Yego. Uramuzi. Ka Gisozi. Yego. Niho yabagari. Ariko mu bigaragara cyo yari umugabo mwiza rwose. Uzi gutanga keya. Reka. None se iriya gahunda numvise uvugisha ukuri wenda Imana imbabarire. Gahunda numvise ngo akazi ngo arabasha nibyo cyangwa wenda nawe bababeshya. Akazi arabasha. Sanjye nani kibi namuvugaho. Yego. Ikibi ntago namuvuga ikibi kuko yarazaga nanjye kubera akazi nkora nkamuha serivisi nanjye akanyishyura. Iyo yaje nk'inshuro zingahe? Yaje inshuro 3. Inshuro 3. Rero nta bindi munsi urumva bye ari umukiriya wanjye nta bindi munsi. Dia. Diane. Urakoze kuri izi mbuga ubu ngubu urakenewe uzusobanure bino bintu ikindi gihe tuzaguhamagara. Hagati y'uyu munsi cyangwa ejo uzubivuge live abantu bakureba. None se n'ubundi niyo nabivuga ko atanyishira 10 byanjye. Arariguha ubwo buvugizi twabukoze 10 ryo kuko oya 10 ryawe ugomba kuriguha. Urakoze. Nge nabonye agiye gusezerana na Mutesi nuko kubara byaransekeje. Reka. Byaransekeje ndavuga na ikomana. Abakozi b'Imana nabo bariho. Ariko yarabatijwe ngo yarakijijwe. Yarabatijwe nyine yarabatijwe ndetse birawe yabijyagamo n'ubundi wasanga hano bijyagamo aziranye nawe. Ese Dia ubundi akantu utarancika ukwa 12 wavugaga mwahuye nuko nguko gushize. Ukwa 12 mwahuye mwaryamanyemo wavuze muri ka voice note wanyohereje nuko 12 kuyu mwaka ushize. Ukwa 12 kwashize. Yesu we nejo bundi. No kwazi kuri. Kara narabibonye no kuri kw'Imana birantangaza ndavuga nti ko
yari akomeye umuntu uziranye na Mutesi none Mutesi turaziranye urumva n'uyu mugabo turaziranye Mutesi we noneho twarakuranye ku Murindi. Mutesi mwarakuranye? Twarakuranye na ba Pasi basaza ndabazi bose abantu b'iwanyu bose ndabazi. Mutesi ariko ngo ni umuntu w'inyangamugayo mu buzima busanzwe. Mutesi pe nimba ari umuntu w'inyangamugayo azanyishyura 10 ryanjye. None uri kuryishyuza Mutesi? Mutesi ni wa oya yakopye umugabo we. Naramukopye. Ibintu byahinduye isura. Mutesi ishyura kuko wari wavuze ko wishyura na wa mugore waje avuga umugabo. Urakoze Dia, urakoze cyane. We data we hey show after show none ngashaka 10 ry'Umutesi oya nabanze bishyura 10 ry'abandi mbere y'ubukwe oya baranayakubaka birahubwo bamuhe 20 urumva ubu ni ukujyuza aho waciye hose abantu bahita bahaza ibintu byigisha abantu kwitwararika ariko bigisha abantu kwitwararika kuko ninde wari uzi ko Diane yabaranyuze kwa Diane uriya mugabo kandi numva buryo Diane ari kuvuga ntabwo ari kubeshya cyo koreka mbabwire aya makuru numvise nanjye ntebwo buse uza abandi bari inyuma mpamagara undi oya muhamagare oya rekera reka twisoreze icyo nabwira abantu mujye kuri channel yanjye yitwa Akarabo k'Imana TV mukore subscribe ndimo ndagenda nyuzaho ibiganiro ikindi mujye kuri mu mpamagare ku 078 682 784 yes mujye muduhana amakuru muduhe no ku mafaranga yego Karabo turagushimiye cyane murakoze namwe